Turabasuhuje nanone bakunzi b'iki kiganiro dukunze gukora. Mwakoze cyane kongera gufata akanya kanyu mugakurikira. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku ubumenyi ku by'amafaranga. Ubumenyi ku by'amafaranga cyangwa kujijuka ku by'amafaranga, ibyo bakunze kwita mu cyongereza financial literacy. Financial literacy ni ukugira ubumenyi-ngiro, kugira icyizere cyangwa confidence n'imitekerereze biganisha ku myitwarire ikwiye ifasha umuntu gucunga neza amafaranga ye akarushaho kumugirira umumaro. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuganiraho. Ahangaha harimo ibintu bibiri by'ingenzi. Harimo ikintu cya mbere cyo gusobanukirwa, ugasobanukirwa ibigendanye n'imicungire ikwiriye y'amafaranga yawe, imikoreshereze ikwiriye y'amafaranga yawe. Icya kabiri kikaba gushyira mu bikorwa, gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa. Byumvikana ko biganisha ku myitwarire, ku guhindura imyitwarire cyangwa behavior change mu mikoreshereze y'amafaranga yawe. Ubundi iri jambo rya literacy twongeraho financial biva kuri finance, ni amafaranga, bivuze amafaranga gusa, ntabwo ari ibintu bikomeye. Literacy ubundi ikunze gukoreshwa aho bavuga ku kujijuka. Tuvuge nk'igihe bavuga ku gusoma no kwandika, bakoresha ijambo rya literacy. N'aha rero kuri financial literacy ni ukujijuka bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga yawe. Nibyo tugiye kuganiraho gatoya, hanyuma ngira ngo ngutere umwete wo kuzakomeza gukurikira ibi biganiro, no kubera ko birimo ubumenyi buzagufasha. Harimo ibintu bibiri nanone by'ingenzi mu isobanuro mpamvu twavuze cyangwa muri definition twatanze ya financial literacy. Twavuzemo ko harimo ubumenyi, hakabamo n'ubumenyi-ngiro. Reka mpera aho ngaho mbitandukanya kugira ngo ubyumve wowe udukurikiye. Ubumenyi ni ukumenya amahame n'imyitwarire ijyanye n'amafaranga, ukamenya imikorere y'inzego zigenga amafaranga, ukagira ubwo ubumenyi butandukanye. Ubumenyi-ngiro ku rundi ruhande noneho ni ukuvuga kubasha gushyira mu bikorwa bwa bumenyi wamenye, bya bintu wamenye, kubasha kubishyira mu bikorwa mu gucunga neza amafaranga yawe, ugatangira ukabikoresha, amahame ukayashyira mu bikorwa, ukareba uburyo bibyara inyungu, ibikora ukabikomeza, ibidakora ukagera aho ukozemo agakosa ukahamenya ukahakosora ubutaha. Kuko ubumenyi-ngiro bwo umuntu abugira cyangwa uko agenda yimenyereza, uko yitoza. Bwa bumenyi-ngiro bwo mu myuga, bwa bumenyi-ngiro bwo mu gukoresha amafaranga yawe, umuntu abugira uko agenda yitoza. Muri ibi rero byo gukoresha amafaranga yawe urasabwa kugira ubumenyi-ngiro. Reka nguhe urugero kugira ngo byumvikane neza, wenda itandukaniro riri hagati y'ubumenyi n'ubumenyi-ngiro muri ibi by'imikoreshereze y'amafaranga. Dufashe nk'ihame ryo kuzigama, abantu bose muzaganira, abantu benshi uzasanga ubumenyi babufite buvuga yuko kuzigama ari byiza. Abantu bose barabizi ko ari byiza, ubumenyi barabufite. Ariko nutangira kureba ngo abazigama ni bande, abazigama ni bangahe, nushaka wowe unkurikiye ukora uwo mwitozo wihereho, ureba abakuzengurutse, urengwa abazigama ni bande. Uzasanga muri babandi benshi bazi ubwiza bwo kuzigama, bazi akamaro kabyo, uzasanga abazigama ari mbarwa. Bivuze ngo nta bumenyi-ngiro bafite ubumenyi, ariko ubumenyi-ngiro bwo kubishyira mu bikorwa ntabwo bafite. Uzasanga benshi bafite inzitwazo zitandukanye, akubwira ati njyewe ayo nkorera ni make, ayo ninjiza ni make, ibiyatwara ni byinshi, wanyongeraho andi wenda nibwo nabasha kuzigama, wenda nindangiza kwiga nsoza ibi n'ibi ngibi nibwo nzabasha kuzigama. Izo nzitwazo zose ni ikikwereka ko nta bumenyi-ngiro afite, ntabwo arabasha kubishyira mu bikorwa. Urundi rugero nshobora kuguha, hari ikiganiro duherutse gukora kijyanye n'ingengo y'imari. Abantu benshi barabizi ko ingengo y'imari ari nziza kwigira. Uzasanga abantu banayikoresha, abakorera abandi, abakorera leta, abakorera ibigo, imishinga itandukanye, abakorera abikorera. Ingengo y'imari ni ikintu bakoresha, ariko uzasanga kugira ngo abashe kuyikoresha noneho iwe mu rugo, abashe kuyikoresha mu muryango we, abashe kuyikoresha ku mafaranga ye, ababikora nabo uzasanga ari mbarwa. Bivuze ngo bafite ubumenyi, bazi uko bikora, n'ubumenyi-ngiro igihe bakorera abandi barabufite, ariko mu gihe bajya kubikoresha ku mutungo wabo, ku mafaranga yabo, uzasanga ubumenyi-ngiro bubuze.
nibyo rero nakubwiraga yuko harimo ibice bibiri: kugira ubumenyi, ariko cyane cyane bikagira umumaro utangiye kugera mu bumenyi ngiro. Ikindi navugaho muri iyi ntuza nkikubwira impamvu n'akamaro k'ibingibi byo kujijuka mu bijyanye n'amafaranga, ni ukugira icyo nakwita kwizera mu gufata ibyemezo, confidence. Hari ukuntu iyo umaze kumenya ko ikintu urimo ukora ari cyo kirimo kijya mu cyerekezo kizima, wumva utuje, ibyo gushidikanya bigashira. Umuntu umaze kugira ubumenyi mu bijyanye n'amafaranga, akabigiramo ubumenyi-ngiro, bimwongerera icyizere yifitiye, ya confidence navugaga, mu gufata ibyemezo bijyanye n'amafaranga, akabifata yumva rwose nta gushidikanya kurimo, akagira umutuzo kuko azi ko arimo agana mu cyerekezo kizima. Ntamere nka bya bindi, hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Sinzi niba ari umugani, niba ari imvugo, ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Umuntu utabifiteho ubumenyi, utaritoje kugira ubumenyi ngiro, abaho muri ubu buryo bwo kuvuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Ariko wa wundi noneho wabyitoje, akabimenya, agakurikirana, akavuga ati amafaranga ndayabona ngera mu mufuka, ariko se uburyo ndimo nyakoresha birimo biranganisha heza cyangwa birimo biranganisha habi? Uwo nguwo azamera nka wa wundi wiga igare. Iyo ukibitangira rishobora kugutura hasi, kuyobora bikakugora, ariko umuntu umaze kurimenyera, kubera kwitoza, ageraho akaritwara, akanyonga, akayobora atanabishyizeho ubwonko cyane, atanabitinzeho, nta mbaraga bimutwaye, kubera ko yabyitoje bikagira. Nawe rero niwitoza kugira ubu bumenyi, ariko cyane cyane ukanabishyira mu bikorwa, ukagira ubumenyi ngiro, uzagera ahantu uzajya ufata ibyemezo bitakugoye cyane, mu bijyanye ibyemezo bijyanye n'amafaranga. Kandi buri munsi ikintu cyose dufata kiba gifite ahantu gihuriye n'amafaranga. Igitangaje, nubwo ibi bintu ari byiza, nubwo ibi bintu ari ibintu bizima dusabwa kugira, ariko uzasanga bitigishwa mu mashuri henshi, yaba abanza, yisumbuye, kaminuza. Ntabwo abantu bazakwigisha ibijyanye no gukoresha amafaranga yawe. Mu mashuri twigamo imyuga itandukanye, twigamo ubuvuzi, abantu bakavamo ari abadogiteri cyangwa ari abaforomo, abantu bakigamo ubwubatsi bakavamo ari abenjeniyeri bakomeye, abantu bakiga amategeko bakavamo ari abacamanza n'abavoka bakomeye, abantu bakigamo iby'ubuhinzi n'ubworozi bakaba agoronome, abantu bakigamo ubugeni n'ubuhanzi bakaba ibyamamare, abantu bakigamo icungamutungo, bakigamo ibintu by'ubukungu. Ariko n'aba biga iby'icungamutungo n'ibintu by'ubukungu usanga biga gucunga iby'abandi, gucunga. Ntago bakubwira ngo noneho nuzakora uyu mwuga wawe ukinjiza amafaranga ayawe ku giti cyawe uzayagenza gutya. Ibyo ntago bikunze kugaruka mu mashuri. Niyo mpamvu numva nifuza ko twazajya tubiganiraho, kuko ukeneye ubumenyi-ngiro kugira ngo amafaranga ukorera muri iyo myuga itandukanye mvuze, bitewe n'umwuga wawe n'icyo ukora kikwinjiriza, amafaranga winjiza yawe ubashe kuyacunga neza, akugirire umumaro. Ukeneye kujijuka, nibyo twakomeje kuvugaho. Amahame y'amafaranga ukayamenya, ukayakoresha neza, ukagira ubumenyi-ngiro uko ugenda ukoresha ayo mahame. Hanyuma kandi wamara kugira, bikaguha amakuru, wamara gutangira kubyimenyereza, bikaguha amakuru ya ngombwa akubashisha guteganyiriza intego zawe. Usanga abantu bafite intego zitandukanye mu buzima, ariko uko aziteganyiriza n'uko azigeraho bigatandukana. Hanyuma unasobanukirwe inzego zihari zitandukanye zishobora kugufasha muri iyo nzira yawe yo kwiteza imbere. Ibigo by'imari bihari, ibindi bigo bitandukanye bifite aho bihurira n'ibyemezo byawe by'amafaranga, bifite aho byahurira n'iterambere ryawe. Umenye icyo bikora, icyo bishinzwe, serivisi bitanga, uburenganzira ubifiteho n'ibindi. Byo tuzagenda tubiganiraho, kuko muri iyi nzira yo kujijuka mu by'amafaranga tuzavuga ku bintu bitandukanye. Tuzavuga ku kuzigama,
mu buryo burambuye. Nzagira umwanya tubiganireho, tuzavuga ku gukoresha neza inguzanyo. Hari abantu batamenya ko habamo inguzanyo nziza n'inguzanyo mbi. Abantu batekereza ko inguzanyo yose ari nziza, ariko tuzabiganiraho mu buryo burambuye. Tuzaganira ku by'ishoramari, tuzaganira ku by'ubwishingizi, twumva icyo wabukoresha n'icyo byagufasha. Tuzaganira ku guteganyiriza izabukuru. Buri muntu wese agira igihe cy'ubusore, akagira igihe cy'ubukwera, akazagira n'igihe cyo gusaza. Tuzabiganiraho ibyo guteganyiriza izabukuru. Tuzavuga ku bigo by'imari bitandukanye n'imikorere yabyo, n'ibyo bishinzwe, n'icyo nawe byakumarira. Reka nsoreze mu byanditswe byera, tusomye nko mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya muri Bibiliya, ibice 4:6 haravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzira kutagira ubwenge. Gushaka ubwenge ni ibintu bya ngombwa, n'ijambo ry'Imana rirabisaba. Vuga ngo Imana hari igihe ireba abantu ikavuga iti ubwoko bwanjye burarimbutse buzira kutagira ubwenge. Hanyuma handi mu butumwa bwiza cyangwa mu Evanjili ya Yohana ibice 13:17 ho haravuga ngo nimumenye ibyo murahirwa nimubikora. Nimumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Ibibazo bijyanye, iyo ukurikiye amakuru, iyo uganiriye n'abantu bari mu nzego zitandukanye, usanga ibibazo byugarije imiryango myinshi bifitanye isano ya hafi n'imicungire y'amafaranga. Iyo ukurikiye usanga za gatanya nyinshi zitangwa zifitanye isano n'imicungire y'amafaranga. Niyo mpamvu dukwiye kwiga ibi bintu bijyanye n'amafaranga, tukajijuka mu bijyanye n'amafaranga. Ndakurarikira gukomeza gukurikira ibi biganiro. Hanyuma kandi igitekerezo ugize, icyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha tukagisobanura kurusha